ndabashuhuje uyu munsi mwiza ibihe byiza kuri buri muntu wese umurikiye. Imana kandi ikomeze kubarinda ibongerera imigisha myinshi mu bintu byanyu mukora bya buri munsi. Uyu munsi rero dufite topic ivuga kuri depression. Nayishyize mu bice bitandukanye kugira ngo umuntu ashobore kuzagenda yumva depression, kuko ni indwara abantu bagendana ariko ukaba utamenya ko unayifite, cyangwa se wenda ukaba uvuga ati wenda bizashira. Ni ukumva nyine ari ibintu byoroshye kandi ari ikintu gikomeye cyane gishobora gutuma udatera imbere, kikaba gishobora gutuma utagirana umubano neza n'uwo mwashakanye cyangwa se n'abo muvukana n'abo mukorana, ugasanga rero ni ikibazo gikomeye cyane. Ndetse hari n'abagira depression bakabirukana mu kazi batabizi ko ari depression bari bafite itumye bataha. Rero mbere y'uko tujya muri byinshi, mbere y'uko tujya muri kuvuga impamvu zimwe na zimwe zitera depression ndetse na depression cyangwa icyo, nagira ngo mbasabe mukore subscribe kuri ino channel kugira ngo dukomeze tuganire ku bintu byinshi byiza, tuganira ku bintu bituma umuntu agira ubuzima bwiza. Kandi ndakeka utazigera ugira depression ugeze kuri ino channel yanjye, ibintu bizaba ari uburyohe. Rero muri kumwe na Ibishaka yanjye. Depression ni ijambo rikomeye cyane, ni ijambo rigari. Iyo tugiye kuvuga depression, ni indwara cyane cyane yo mu mutwe, kandi ni indwara iterwa nanone n'uko umuntu hari ibintu yahuye nabyo mu buzima bikaba byatuma umudu, imitekerereze n'imikorere y'ubwonko ndetse n'ubuzima bwa buri munsi bihinduka. Aha rero hari ibimenyetso ushobora kuba wagira bikaba byatuma bikwereka ko ufite depression, kuko usanga ibimenyetso by'umuntu wa A bitandukanye n'iby'umuntu wa B. Rero ibi bimenyetso ndibuvuge ni byinshi. Tuzagenda tureba n'amoko ya depression kugira ngo umenye ese koko ibi bimenyetso. Hari igihe ushobora no kuba ufite ibi bimenyetso ugasanga ntabwo biri kukujyana kuri depression neza. Rero depression ni chapitre nini cyane tuzaganiraho mu minsi izaza, ariko reka tubanze turebe ibintu ushobora kuba wagaragaza bikaba byakwereka ko ufite depression. Ikintu cya mbere uzahura nuko ufite agahinda gakabije, ugasanga nyine nk'umuntu, nk'urugero ushobora guhura n'umuntu, ese bite, umeze ute, ko mbona wahindutse, bimeze bite, ni ikihe kibazo ufite, urarwaye, akakubwira nsigaye numva ntameze neza, mba numva ntishimye, sinkibona ibitotsi nk'uko bihagije, iyo bigeze mu ijoro ndabyuka, gusinzira bikananira, kandi numva nyine mfite umujinya, numva nyine nta kintu cyiza. Icyo gihe rero uzitondere wowe umuntu ufite ibimenyetso nk'ibyo ngibyo. Bibaye byiza wajya kwa muganga bakaba bagufasha. Rero ikimenyetso cya mbere nk'uko nari nivuze ni ikimenyetso cy'agahinda gakabije. Ugasanga umuntu afite agahinda cyangwa se ntanishimye, nta mpamvu iri kugaragara, nta muntu bavuganye nabi, nyine akumva gusa ntiyishimye, ukicara ukumva ntabwo wishimye, ntuzana uri guturuka. Niyo wenda hari n'impamvu igaragara ituma yakagombye kuba utishimye, ariko ibyo bintu byabaye ku wa mbere tugeze ku wa kane, ariko ugasanga biracyafashe umwanya muri wowe, biracyagutera ikibazo, ubimaranye icyumweru kimwe, ibyumweru bibiri. Ni ikibazo rero ugomba kwitondera. Ikindi cya kabiri ni igihe umuntu afite eating disorder. Ni cya gihe umuntu usanga kurya kwe bitari ku murongo, either ni ukuvuga ararya ibiryo byinshi ku buryo budasanzwe, cyangwa se wenda kurya biri kumunanira, abona ibiryo apeti ikabura neza. Icyo gihe rero ni ukwitonda nabyo, icyo cyaba ikimenyetso. Nanone ikindi ni cya gihe umuntu usanga afite guhora ananiwe, ukumva urananiwe, birarenga no kuvuga umuntu yakubwira bito ukumva ukajya mubwira ngo, ukazunguza umutwe cyangwa ukazamura akaboko gusa, ukumva ntabwo wamusubiza, nyine ukumva urananiwe no kugenda, ukumva ntubishaka, ukananirwa ahantu hose. Icyo gihe rero nabyo ni ikintu cyo kwitondera. Uwo munaniro udasanzwe, umunaniro ukabije, wakoze cyangwa utakoze, ufite umunaniro, icyo nacyo cyari ikimenyetso cya depression. Ikindi nanone ikimenyetso ushobora gusanga umuntu afite ni cya gihe usanga umuntu atagisinzira. Rimwe na rimwe yaryamye, bigeze mu ijoro hagati arabyutse paka mu gitondo ntiyongeye gusinzira, cyangwa se wenda araryamye
yagera nko mu saa 8 saa 10 ntiyongere gusinzira, ugasanga ibintu bifashe icyumweru kimwe, ibyumweru bibiri, ukwezi. Ibyo bintu rero ntabwo ari byiza, icyo gihe n'ubuzima bwawe buba buri kuhangirika cyane, kuko burya gusinzira ni impano ikomeye Imana yaduhaye, ku buryo ituma nyine abantu basinzira neza baba bafite impano ikomeye cyane, ubuzima bwabo buba buri ahantu heza. Rero kuba udasinzira neza ni ikintu cyo kwitonderwa nacyo. Ikindi nanone ushobora gusanga umuntu afite, ni igihe umuntu usanga afite umujinya ukabije. Hari igihe usanga umuntu nyine ntiyarasanzwe agira umujinya, ariko nyine ibintu byose akantu kabaye kari kumutera umujinya, uhise aha ari kumutera umujinya, uwusitse aramutera umujinya, ibintu byose byabaye umujinya. Icyo gihe rero nanone ni ukwitonda, ukamenya impamvu, imvano y'uwo mujinya, ndetse bitaza kukubera ikibazo cya depression nyine. Ikindi nanone ushobora gusanga ari ikimenyetso cya depression, ni igihe usanga umuntu ibintu byose yumva muri we harimo gupfa, akumva nyine. Hari abantu usanga biyahuye, ukavuga se ubuzima bwe bwari bumeze neza, ni iki cyamuteye kwiyahura, ariko ntumenye ko habayemo kuba harimo depression. Ugasanga nyine nimba muri iyo minsi nyine ari gutekereza, yewe uwampa urupfu nyine byakemurwa n'uko napfuye, nyine bikamurenga, akumva nyine ikintu cyose arumva bizakemurwa n'uko nyine azaba atakiriho. Rero nanone ugasanga ibintu bya emotion cyane cyane, hari nk'abantu nyine bahura n'ikibazo, wenda yagiye muri divorce, cyangwa se wenda yatandukanye n'umukunzi we, yapfushije umuntu, cyangwa wenda hari kuba ntabwo babanye neza, ugasanga rero bibayemo k'agahinda gakabije, hajemo ibintu byinshi bitandukanye, noneho ugasanga bigeze ku rwego rwo kumva ko ibintu byose agomba gupfa. Rero iyo ni depression, bigeze no ku rwego rukomeye. Ni byiza kwihutira kwa muganga bakagufasha. Depression ifite ibimenyetso byinshi cyane bishobora kuba byatuma ugira upfa, cyangwa se wenda bikugiraho ubuzima, ingaruka ku buzima bwawe bwa buri munsi. Harimo na pressure, kumva kwigereranya n'abandi bantu mubana, cyangwa se abantu muri mu rungano rumwe, cyangwa se wenda abantu mukorana. Ugasanga nimba uyu muntu bamuzamuye mu ntera, bikubanye ikibazo, ugasanga rero bigiye gutuma byakugeza kuri depression. Cyangwa se wenda nimba kubera abantu tungana bari gushaka, barashatse, ngenda asigaye, bikaba byatuma bikugeza kuri depression. Rero ni ibintu byo kwitondera. Depression ni indwara ikomeye cyane, kuko nimba ufite depression ku kazi ntabwo ukurikirana, kuko iyo ufite depression n'ubwenge bwawe ntabwo wongera gukurikira ibintu uko bigenda, ntabwo wongera kumenya ngo se amasaha ntiyongera kuyamenya, amakuru ntiyongera kumenya ibyabaye, ntabwo ukurikirana. Rero ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane, yaba ari kuba mu bana, ndetse hari n'ababyeyi baba bafite abana, ugasanga umwana ntagikaraba, ntakirya, umugabo ntakimenya ngo yatashye cyangwa ntiyatashye, ugasanga rero ni ikibazo. Ni byiza rero ko umuntu nk'uwo nguwo nimba umuri hafi, umufasha kuba yajya kwa muganga, cyangwa se nawe nimba ufite bino bibazo ukaba wajya kwa muganga. Rero bakuvana mu buryo bubiri, hari imiti bashobora kuguha, hari nanone no kuba baguha abaganga bagufasha kubana nawe mu kibazo cya depression, indwara zo mu mutwe, bakaba bakuganiriza bikaba byashira. Aha rero hari akandi kantu ushobora gukora gatoya, byibura gato, gafata nk'iminota 2 nanone gashobora kuba kagufasha, ukakaba gakoze mu byumweru 2, kagufasha. Ndabizi neza ko kagufasha. Ikintu cya mbere rero ushobora gukora, ni igihe mbere yo kuryama ufata urupapuro ukicara ugatekereza, guhera mu gitondo kugeza aya masaha, ni ikihe kintu nakoze cyiza, ni igiki cyiza nakoze, ni igiki cyanshimishije, cyangwa se ni igiki nakoreye umuntu cyamushimishije. Nimba ari ufite abana, ese mu bana banjye ni igiki nabatekeye banezerwa, ukacyandika. Iyo ucyanditse utangira kwibuka uburyo wabatekeye, uburyo banezerewe, uburyo bagushimiye. Ese nimba ufite umugabo, cyangwa se wenda nimba ufite umugore, ese nimba wenda wamuhamagaye, cyangwa hari akantu wamuzaniye uvuye ku kazi, byagenze bite, ukabyandika. Nimba ku ishuri watsinze, wakoze ama examen, cyangwa se wenda wasubije ikibazo, bakagushimira, ukumva
ya fear wari ufite uva gusubiza cyangwa se kwa kwiyumva wari ufite, ubu nyine ukongera ukabitekereza. Uko wandika ibintu bitatu buri munsi byagenze neza mu buzima bwawe, uko ugenda ubyandika uyu munsi ukabyandika, ejo ukabyandika, buri munsi byibura ibyumweru bibiri, ibyo bintu bizagufasha kuba wakira depression mu gihe kingana n'amezi 6, bizakubaka kurusha kwa kundi. Kuko iyo umuntu afite depression usanga akenshi atinda ku bintu bibi byamubayeho. Ntabwo mfite, nta kazi mfite, nta mugabo mfite, nta mugore mfite, nta babyeyi mfite, ntabwo ndi kubona promotion mu kazi, ntabwo mariage yanjye iri kugenda neza, umwana wanjye ararwaye, mama ararwaye, papa ararwaye, ugasanga nibyo bintu uri guhora mu by'ibibazo gusa. Ariko iyo ugiye kuryama, mbere yo kuryama ugatekereza ku bintu byiza byabaye, bizagufasha gukira depression wari ufite, ishobora kuba yakuviramo n'urupfu cyangwa se ikaba yakuviramo kuba utagira ubuzima bwiza, yaba ari muri sosiyete urimo cyangwa se wenda ku bwawe ku giti cyawe. Rero ni ahangaha nshoje iki kiganiro cyacu, ndizera ko kiri bubafashe kandi kiri bubagirire umumaro. Ndabakunda cyane kandi Imana ikomeze kubarinda. Ciao, aho utaha.